Haleluya, Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana, Yesu abahe umugisha abadukurikirana kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV no kuri TikTok Urubuto rw'Umugisha TV na 250 Bernard. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibambike imbaraga. Igitondo cy'umugisha, igitondo cy'umunezero, igitondo cy'ibyishimo. Abagiye mu kazi Imana ibahe umugisha, abagiye mu mirimo itandukanye Yesu abahe umugisha. Abarwayi bari kwa muganga no ku bisasiro byabo Imana ibakize, abashomeri Imana ibahe akazi, abashonje Imana ibagaburire, abambaye ubusa Imana ibambike. Mu izina rya Yesu rero nk'uko bimenyerewe ni ku Rubuto rw'Umugisha TV. Imana ibahe umugisha kuri channel YouTube Urubuto rw'Umugisha TV, niho mutubonera muri kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Bikorimana Bernard. Turabaramukije mu izina rya Yesu abatuye mu gihugu cy'u Rwanda, turamukije abatuye mu karere k'ibiyaga bigari, abatuye mu mugabane wa Afurika, turamukije abatuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bose Imana ibahe umugisha ibagirire neza. Turamukije abatuye mu mugabane w'Uburaya, abatuye muri Amerika, umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, umugabane wa Amerika hose turawuramukije, abatuye mu mugabane wa Amerika bose Imana ibahe umugisha ibagirire neza. Abatuye isi yose turabaramukije, abakomeye n'aboroheje Imana ibahe umugisha mu gitondo cy'uno munsi. Yesu abagirire neza, Yesu abambike imbaraga. Mama Imana ikwambika imbaraga, mwene data Imana ikwambika imbaraga, Imana inesha ibikunesha kandi Imana iburanye ibikuburanya. Haleluya. Abantu bakora share Imana ibahe umugisha, abantu bakora views Imana ibahe umugisha, abantu badufollowinga, abantu bakora commentaire Yesu abahe umugisha. Kandi subscribe hepfo rero kugira ngo kandi kuri iyo nzogera naho ku gatima kugira ngo dukurikirane kandi ibiganiro byacu bitugereho igihe. Warakoze wewe wakoze share, warakoze wewe wadufollowinze, wewe wakoze commentaire Yesu aguhe umugisha, wowe udufollowinga Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Warakoze cyane gukanda subscribe, Imana iguhe umugisha. Yesu abahe umugisha. Igitondo cy'uno munsi amagambo tuganira na amagambo aboneka muri Mika. Amagambo aboneka muri Mika aravuga ngo haleluya, ngo higura imihigo yawe kuko umunyakibi yatsembweho. Haleluya. Ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza mu mpinga y'umusozi akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Ngo yewe Yuda we komeza ibirori byawe kuko uwanduye atazongera guca iwawe, dore umunyakibi yatsembweho pe. Haleluya. Haravuga ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, ngo kandi ngo umunyakibi yatsembweho. Ngo yewe Yuda we komeza ibirori byawe kuko uwanduye atazongera guca iwawe, ngo ariko uhigura imihigo yawe. Mushiki wanjye komeza ibirori byawe, mwene data ukomeza ibirori byawe, ariko uhigura imihigo wahize, dore umunyakibi yatsembweho ntazongera guca iwawe pe. Imana ishimwe. Aya magambo aravuze ngo dore uwamamaza ubu birenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, kandi akavuga ngo dore komeza ibirori byawe kuko uwanduye atazongera guca iwawe, ariko uhigura imihigo wahize. Hari abantu bajya bahiga imihigo rero Imana yabagira neza ntibahigure, ariko iki ni igihe cy'itondo cyo kongera kukwibutsa yuko akomeza ibirori byawe ariko ugahigura imihigo, kuko umunyakibi yatsembweho, cyangwa se umuntu wakwirukankana agatsembweho, umubisha wawe atsembweho, icyo gihanda cyakwirukankanaga Imana igitsembyeho. Haleluya. Imana ibagiriye neza igitondo cy'uno munsi. Ndagira ngo nkubwire rero yuko haleluya igihanda cyakwirukagaho Uwiteka aravuze ngo uwo munyabibi yatsembweho. Umunyabibi ni umuntu wakwirukankagaho, umunyabibi ni umuntu wakugendagaho, uwo munyabibi rero Uwiteka amukuyeho. Imana ishimwe. Haravuga ngo komeza ibirori byawe, ngo kandi uhigure imihigo wahize. Ndagira ngo nkubwire rero wowe wahize imihigo, wowe wagize ibyo ukora ugahiga imihigo, Imana ikagira ibyo isohoza, uhigure iyo mihigo Imana ikugiriye neza. Cyangwa se utanga amaturo y'ishimwe nyine ushima Imana ko hari ibyo yakoze mu buzima bwawe. Hari n'ibindi igiye gukora rero. Erega uzarebe bibanye n'umuntu wagwaye inka neza, yarakugabiye mukabana neza. Hari igihe akwishimira akakongera nenda akavuga ati nkongeye inka mugaragu wanjye kuko wakoze neza. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abagaragu ngo shebuja agiye kujya mu mahanga, ngafata umwe mu hitarane enye, undi amuha ebyiri, undi amuha imwe. Nuko rero amaze kuzibaha abandi barazigenza, ngo ariko umwe aravuga ngo nzi yuko databuze ari umunyamwaga, ngo nzi yuko Sarura atabibye, afata yatarana arayitaba ngo atazayibura,
abandi rero barazigenza uwo yahaye enye arazigenza akuramo 8, uwo yahaye 2 akuramo enye. Noneho wa mugaragu wundi rero wayitabye nta nyungu yigeze yunguka, ahubwo yabonye se igihe kigeze shebuja avuye mu mahanga, arangije aravuga ngo dore ngo itarantu yawe wampaye, ngo dore ngiye. Shebuja aravuga ngo nta kindi gikorwa, ngo afata ya tarantu ntayiha wa wundi wungutse byinshi, ngo ari kangira aravuga ngo ni mu muhambire urusyo mu izosi, muhambire n'amaguru mujugunye mu nyanja hasi yaka umuriro. Reka nkubwire rero, isaha irageze ko ukwiye kwibuka yuko hari Imana yakugiriye neza. Isaha irageze wo kugumya kudamarara, kandi igihe Imana yakugiriraga neza wibuke yuko wari uri mu mibabaro. Isaha irageze yo kongera kwibuka ugatesa itarantu nahawe ndimo ndayigenzamo izindi. Umwami nagaruka azasanga hari icyo nagenzuyemo. None se uzarebe niba umuntu waramuhaye itungo rikunguka, nawe arunguka nawe ukunguka. None iby'Imana yaguhaye wamaze kubitera umugeri, wamaze kubishyira hasi kubera iby'Imana yagukoreye, waribagiwe. Mushiki wanjye waribagiwe, cyagiye urabyibuka ujya kumutakambira, wa mugabo waribagiwe, wa musore waribagiwe, wa mukobwa waribagiwe. Nimugaruke rero mwongere mukore Uwiteka. Amagambo meza nayo ndimo nganira namwe ni amagambo avuga ngo doruzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro mu mpinga y'umusozi. Imana ishimwe. Ngo dore ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Nuko rero ngo kandi yewe Yuda we komeza ibirori byawe uhigura imihigo wahize. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha mu gitondo cy'uno munsi. Yesu abagiriye neza, kandi wowe ko wasubiye inyuma Imana yongere guha agakiza, Imana ikwambika imbaraga. Nawe ukeneye gukizwa mu gitondo cy'uno munsi wongere ukizwe, wemerere Yesu akubera isoko y'agakiza kandi akubera umunezero. Wemerere Yesu, dore arakomanga, numwemerere ugakingura aratura iwawe. Wemerere umutima wawe kwakira Yesu igitondo cy'uno munsi, umwemere umwakire nk'umwami n'umucunguzi kugira ngo akubohore, agukure kuri izo ngoyi z'ibyaha, agukure muri izo karande wabagamo, agukure muri ubwo bubata wari urimo. Dore wabaye iruba ry'ubusambanyi, wabaye iruba ry'ubusinzi, wabaye kazizi, ariko Yesu uyu munsi yakubohora ukaba muzima. Yesu yagukura muri ibyo byaha urimo. Reka nkubwire ko nta wundi wagukura mu byaha uruhiyemo uretse Kristo wenyine wakubohora. Uwo niwe witanze ku musaraba, uwo niwe wabaye igitambo kizima, uwo niwe wemeye kumena amaraso ku bwacu. Aravuga ngo dore umuntu nanyiringira akanyizera, haleluya, nanjye nzamubohora. Kandi Yesu yatuye mu mutima wawe urabohoka. Reka nkubwire yuko nawe ukeneye kubohoka. Imana ishimwe. Hari umukoresha w'ikoro witwa Zakayo, ngo ariko yumva ko Yesu ari bunyuraho ngaho, yari umunyacyubahiro. Amaze kumva ko Yesu ari bucaho ngaho rero yuriye igiti cy'umuvumu, ngo arangije aramureba. Yesu nawe aramureba aramubwira ngo yewe Zakayo ururuka. Ngo Zakayo abonye yuko yururutse, Yesu abona ko yari umunyacyubahiro akagize ipfunwe, aravuga ngo Zakayo we si icyo gusa uyu munsi ndarari wawe. Haleluya. Ngo Zakayo nawe arangije, haleluya, uwo mukoresha w'ikora arangije nawe aravuga ngo uwo nambuye ndamusubiza ibye inshuro enye, kandi bisigaye ndabifashisha abakene. Yari abonye miliyoneri, yari abonye umugabo uruta abandi bagabo, yari yakiriye Yesu. Igitondo cy'uno munsi ndakwifuriza kwakira Yesu akaba mu buzima bwawe. Yesu nakubohore. Amina. Bye bye. Twari kumwe rero, tuzasubira. Nomero watubonaho ni 0782 44 16 61. Hari na Tigo yayo ni 0728 44 16 62. Nizo nomero watubonaho. Yesu abaho umugisha mu gitondo cy'uno munsi. Bye bye. Tuzasubira. Mana turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Uri Imana isumba byose, uri Imana igira neza. Girira neza abakozi bawe, girira neza abagiye kuryama aya masaha, ugire neza abagiye mu kazi bose waho umugisha. Igitondo cy'uno munsi wambike imbaraga, ugabanye umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abakizwa, kandi mu izina rya Yesu abari barasubiye inyuma garuza ukuboko kugwa neza, n'abari bacitse intege wambike imbaraga. Urakoze Data, urengera itorero ryawe rigire neza mu izina rya Yesu. Amen.